andi makuru none adasanzwe nuko umutwe wa Hamas nyuma yuko bagiye bawukira abayobozi ugasa nk'ucitse intege ubu ngubu noneho nawo warakaye waje mu ntambara kuko ubu ngubu hari ibisasu bidasanzwe Irani yari imaze ejo yari yashyize hanze bya bindi yarasaga ni ibisasu bibyina ngo ni ibisasu babyita dancing missile ni ibisasu bibyina kubera iki ni ibisasu uwo perezida wo bita Masudi uri perezida wa Irani nawe ubwe ahaye gasopo Israel arayibwira ati Israel nimba ushaka yuko ugira amahoro ugira umutuzo ntitukomeze kuguhana. Ingagi Empire kanda subscribe, share, comment ndetse niwibagirwe na like. Ingagi Empire urubuga rwanyu. Ibihe byiza nshuti zacu bavandimwe wasangira ngendo udukurikiye kuri channel yacu mukuru cyane cyashya ya Ingagi Empire twongeye kugusuhuza tukwifuje imigisha y'Imana. Njye ureba kuri kamera nitwa Mutwara Sibo, nawe tukurikiye reka musabe urebe hasi ukandi subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Yes, ubu rero nanone turagarutse tuje kumeza y'ubusesenguzi aho turimo tugiye kuganira ku bintu bitangaje ariko bitandukanye birimo biraba mu Burasirazuba bwo hagati ndetse turaza no mu Burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha rero ubu ngubu mu nkundire wenda ntabwo njya mu ngingo zose izi bintu turi buganireho kuko turaganira ku bintu byinshi ahubwo baragenda byinjiramo bizamukamo. Niba amaze gukanda subscribe, niba amaze kurayikinga, ibintu ni byiza cyane. Yes, ubu rero tuvugana Israel ikomeje gukubitwa, Israel ikomeje kumera nabi cyane. Israel nyuma yo gushotora Irani ntabwo yari yiteguye ko bazayikorera ibintu bingana bitya kubera yuko ahangaha Ayatollah umuyobozi w'ikirenga wa Irani Ayatollah Ali Khamenei yamaze gutangaza amakuru yuko ubu ngubu ibintu barimo barakorera Irani aho barimo barayisenyera imijyi yayo, ubwo turavuga wenda by'umwihariko nka Tel Aviv ndetse na Gaza yuko bayishenye bayishyize hasi uko ari byose barimo barakora ngo ni ugukubita akanyafu Israel ngo barimo barayihana ngo bayimereye nabi. Icyo gihe rero ngo bo ibintu barimo barakora mbega no kwikubita ngo no kuyihana no kwikubita akanyafu no kugira ngo ije ku murongo. Ayatollah Ali Khamenei rero ibi yamaze kubivuga yabivuze nyuma yaho uwo perezida wo bita Masudi uri perezida wa Irani nawe ubwe ahaye gasopo Israel arayibwira ati Israel nimba ushaka yuko ugira amahoro ugira umutuzo ntitukomeze kuguhana gabanya kudushotora uko turasheho tuguhana cyane. Ahangaha niho abantu benshi base batangira bavuga ati ibi bintu ni ugusuzugura Israel. Ubu ngubu ariko rero nuko tuvuga gutyo Iran naho ntago byoroshye. No kuvuga ngo Iran umurwa mukuru wa Iran nawo ukomeje kuraswaho, no kuvuga ngo Israel nayo irimiraga ibitero birumvikana. Ubu ngubu tuvugana yamaze gusenya yagejeje gusenya ubwirinzi. Yagejeje gusenya ubwirinzi bw'ikirere bwa Iran. Ibyo ngibyo birakaza Ayatollah nawe bituma yongera ibihano. Ikindi yanashenye n'ingufu zitanga imiyoboro ya internet. Ibyo rero kuba baje bakabirasa muri Iran byarakaje Ayatollah cyane, bituma yohereza ibisasu bimeze nk'iby'imvura. Ubu ngubu i Tel Aviv ndetse na Haifa umuriro urimo uraka nuko ngo nta gutuza amasasu ibisasu za misile zirimo ziramanuka. Ariko none nubwo zirimo ziramanuka ni misile zisanzwe, ni misile balistike zisanzwe zino mu mona nyine zisanzwe ziriho, ntago ari ya yindi idasanzwe kuko ubu ngubu hari ibisasu bidasanzwe Irani yari imaze ejo yari yashyize hanze bya bindi yarasaga ni ibisasu bibyina ngo ni ibisasu babyita dancing missile ni ibisasu bibyina kubera iki ni ibisasu iyo Irani yabiteraga bikagera muri Israel bwa bwirinzi bwaguka buje kubizimya nyine. Ariko noneho biriya bisasu zura misile zigeze imbere ya biriya bisasu biza interceptors ziba zije kuzimya nyine gusama biriya ngo bihondane biturikire mu kirere. Ibi bisasu bishyashya zino misile bishyashya za Irani zataga zikwepa zo ubwazo iyo interceptors igeze imbere yayo ihita imanuka irakwepa, no kuvuga ngo kigenda gikwepa gikatakata gikwepa za interceptors zindi kizikwepa. Ibyo bikabyara izihe ngaruka rero? Ibyo bigatuma mu kirere ubona ibisasu bimwe bigenda bibyina. Niyo mpamvu abanya-Israel ndetse n'abanyamerika barimo barabyita ngo ni dancing missile. Ni ibisasu bishyashya badasanzwe mbega ni cyangwa se unstoppable missile. Bavuga ni unstoppable missile cyangwa se dancing missile.
bivuze ngo nyine ntago wabihagarika byo kubyina byo nyine babyise ndetse ngemiza kubera ko biba bikwepa bwa bwirinzi bigenda bibukatakata mpaka bikugezeho hane bagipimye kikaba ariho kikugwaho. Ni muri urwo rwego rero ubu ngubu andi makuru nanone adasanzwe nuko umutwe wa Hamas nyuma yuko bagiye bawucira abayobozi ugasa nk'ucitse intege, ubu ngubu noneho nawo warakaye waje mu ntambara. No kuvuga wavuze ati Iran reka natwe tuze tugushyigikire kubera yuko uri muri rasa nyine nibyo kuko barimo barasanira kure, bose barimo barasanira kure kuntu barimo barasana kure bakagenda bagasenyira imijyi bakahindura amatongo, ariko ntago barimo bararwana kuri battlefield. Ubu ngubu rero bivuze ngo barimo barataka kugira ngo bagende nabo ngo babe bafata n'ubutaka. Mbega n'igitutu kindi kiyongereye kuri Israel. Reka turebe kuntu biri buze kugenda. Iyaba wenda Iran yarabikoze kare kiragiye wenda ikaba ariyo yabigenje kuriya nubwo wenda amahanga ari kuyirega kuyishotora. Bitandukanye n'ubu ngubu biboneka ko ari Israel yashotoye yarashe bwa mbere yashikica bari abayobozi bwa mbere, ariko wenda cyagiye yititera abantu bari guhita bavuga bati Iran nawe uhari hano ukoze ubushotoranyi. Ariko kuko yashotowe niyo mpamvu ubona yafashe imijyi yose nka Tel Aviv ikahindura amatongo, igafata Haifa ikaharimahima, ntihagire ibintu byinshi, mbega ntigire ibitero byinshi by'abantu bayigabaho. Ahangaha rero Hamas ije gutanga umusada. Ikindi Putin nawe bamwiganye no kuvuga ngo iriya ntwaro nakubwiraga iri igenda ibyina ikwepa bisasu kwako isiga umwotsi nyuma nyine uhita ubona ari akaruka design inzu kuntu kumwotsi kagenda kinyorogotora kwako rya gikwepa bisasu. Abantu rero karakano bamwe bari bakishimiye, abandi bavuga ati reka tuze twirebera amashusho yayo. Ariko ubu ngubu igitangaje Iran yabibitse kubera iki? Yabibitse kubera yuko nayo yiganye Putin muri Ukraine yazanye intwaro ya Oroshinike. Iriya ntwaro ya Oroshinike bayirebye babona ntabwo bazabasha kwishobora, abanyamerika ntibabasha kuyihagarika njya murabizi birabyo murabizi. Mwumvishe ko na Putin anayibakangisha iyo babwiye ibintu bakora cyase bakamubura akazete bagati ndakoresha Oroshinike bagata batuza. Ayatora nawe yahise afata ya ntwaro cyashya twavugaga iriya dance missile cyangwa se unstoppable missile arayibika, arongera yizana za misile sanzwe zaze ni misile ballistique n'ubundi wakoresha, arongera barizagarura za zindi basanzwe bazi n'ubundi nazo zarabananiye. Ubu rero yongeye aravuga ati reka mbari izo nzana. Ariko nawe yabikoze nyuma yuko yabonye igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika zatindije nazo kumutera. No kuvuga ngo za Amerika Trump yamaze kubona kuntu bigenze atavuga ati atavuga ati kuviriya ntwaro ntabasha kuyihagarika akakanya reka mbelindire. Niyo mpamvu mumvisha yavuze ati gutera Iran niramuka itamanitse amaboko bishaka kuzafata nk'ibyumweru bibiri. Ntago ari urukundo, ibyumweru bibiri ni byinshi. Ahubwo no kugira ngo wenda zabe yaramaze kwitegura, yaramaze kumenya ngo se Oroshinike cyangwa se ino ntwaro cyashya ya Iran. Oroshinike niyo Barusiya ati no ntwaro cyashya ya Iran umuntu yaruhangana nayo gute ko mbona idahagarikwa ari unstoppable, ko mbona ibintu nk'ibyo. Ahangaha rero byagaragaye yuko Amerika nayo yagize mu bwoba igenza amaguru makeya, noneho bituma na Iran nayo ituvuga ati ino ntwaro kuva mu itinye rero nagerekanyize reserve mbe nyibitse. Yes, ni muri urwo rwego. Ikindi nari nababwiye ko ino ntambara ishobora gutinda, nari nababwiye nti nkuko bashakaga yuko Uburusiya butinda mu ntambara nyuma yo bwabigaranzura nabwo bwashaka kubatinza mu ntambara. Sizo kandi muri mukumva wenda ibyo nabyo tuzabikora ikiganiro kuntu Uburusiya bwahisemo gutinza iriya ntambara. Nuko ngo Uburusiya bushatse bwashyiramo imbaraga nyinshi cyane, wenda abatabizi ntago babizi ariko ababizi cyane barabizi. Uburusiya bushatse bugahita bushyiramo imbaraga nyinshi cyane bugasunika wenda ubwo tuvanyemo ubufana abatabizi ubwo nyine ntago babizi, ariko Uburusiya bushatse bugahita bufata Ukraine. Ni nka kuno bafashe iriya ntwaro ya Oroshinike nyine batsindaga Abarusiya bakongera bakayibika, no kugira ngo bakomeze batinze bino bihugu bya Amerika n'inshuti yabo batinde mu ntambara, barusheho kubikenera ko gukena cyane ko Putin we yamaze kubona n'ahantu akura isoko y'amafaranga cyangwa se y'ahantu akura isoko y'ishoro nyine ashora muri ntambara. Ibyo nabyo wenda tuzabikora ikiganiro cyabyo, ni inkuru ndende muzabyumva neza. Hano ayatora nawe yahise avuga ati kanaye batinze mu ntambara. Nuko ngo ngiye gufata Israel ayitinze mu ntambara, ayitinze kugeza igihe nayo ubwayo imbaraga zizacika, cyane ko yamaze kuba kanyishyira ntwaro. Nuko ngo nabo bareta bagenda gake bavuga ati nta wamenya hari abasigaye kuntu bazasoka mu ntambara nta bintu byinshi byangitse cyangwa se ngo badataye ikuzo. Ibyo ngibyo rero biraza gutuma
akomeza kugira ijambo. Nuko ngo Irani uko itinda mu ntambara igaragaza igatuza kuriya, niko n'abantu batumwe barushaho gukomeza kugenda bayitinya. Nkuko byatangiye abantu bose bavuga ati Uburusiya bafata ibihano bingana kuriya bigiye kurangira burangiye, ariko ubu ngubu Uburusiya bukaba bwarabananiye kugeza naho ingoma zihindurana muri Amerika zihinduranya, ariko na n'ubu ngubu Uburusiya nta n'umwe urabaka handi bafashe. Nk'ubwo abantu benshi barabyibagiwe, ubu ngubu abantu benshi barabyibagiwe, nta n'umuntu ukibyibuka yuko Putin hari ahantu yafashe bamubwaga ati zaharekura. Ubu ngubu byabaye nk'ibyibagirana, hari ikizagira rero buriya noneho abantu bose bakemera ubuhangange bw'Uburusiya. Ya ni muri rwego na Irani rero yamwiganye nawe ifatanye n'intwaro irabanza irayibika. Ubu ngubu turavugana ingaruka rero za bino bisaso bya Irani muri Israel. Ingaruka zabyo ubu ngubu tuvugana, abantu benshi, abaturage benshi bo muri Israel ubu ngubu bose ni homeless, ni inzererezi, nta wabo bagira, baryama aho babonye, bakarara aho babonye, byarabacanze. Igihugu cyose, Tel Aviv yabaye amatongo, Haifa yabaye amatongo, ubu no kwirirwa biryamiye mu mata no munsi, mbega ibintu byabo bakora gusa no kwiryamiramo munsi bagatuza bagasinzira, nta kindi bakora. Ubuzima bwarahagaze, amashuri yarahagaze. Nkabonye ko na Iraq na Irani kubera ko nayo bayirasiye ku bitaro, yahise Iraq arahitanya nayo kurasa ku bitaro. Urugero wenda natanga ni Berisheba cyangwa se Berisheva, bitewe na translation ya Bibiliya, kuko benshi bazi yuko ari Berisheba, ni Berisheva. Aho hariya rero ubu mwabonye ko Irani irimo irahamena imvura y'amasasu, irimo irahamena imvura y'ibisasu, irimo irahamena imvura y'ibibombe, yaharimarimye yajucumye, ititaye ngo harimo amashuri, ititaye ngo hari ibitaro, ititaye ngo hari iki. Nuko ngo Irani nayo yahindukiye, mbega byaguranye, byabaye nka kundi Israel mu minsi ishize yari imeze. Mu myaka ishize cyangwa mu minsi ishize, Israel bayikoraga no ku muturage umwe cyangwa bakamwica umuturage umwe, ugasanga Israel yasizirimarimye abantu, iresenya amazu, isenya imihanda, isenya ibivuriro, isenya mbega igahorera wa muntu cyangwa igahora cya gitero ishyizemo imbaraga nyinshi cyane. Ahangana none Irani nayo igituma Ayatollah umvishe navuga ati ubundi Israel turimo turayikubita kanyafu, turimo turayihana, nuko n'ubundi nawe yabonye ko yabigaranzuye, nuko arimo arakora ibyo ashaka. Baramurasaho nka kuno barashe kuri ya internet, nawe agahita yegura imbunda, intwaro ze, agahita arimarima imigi yose akayishyira hasi. Ku buryo ubu ngubu noneho amakuru wenda mutarimo murabona, bitewe nuko twabwiye yuko itangazamakuru rya Israel rirafunze. Itangazamakuru rya Israel rirafunze, itangazamakuru rya Israel ntirikivuga, itangazamakuru rya Israel bararibujije bati uzajya utangaza ibintu igisirikare cyakubwiye. Ibyo ngibyo rero biba baratuma hari amakuru mwege mutabona cyangwa se atabasha kugera ku bantu benshi. Uretse nkatwe tuba twagiye tunyura mu madirishya twagiye dukurikirana cyane, ariko ubundi hari amakuru menshi ataboneka. Ubu ngubu muri Israel hari imyigaragambyo, abaturage bahagurutse bari baravuga ati ibi bintu ntabyo, mwashotoreye iki Israel, mwashotoreye iki Irani ko nta kintu yari batwaye, reba ko dusenye, reba ko duhindiye inzererezi, reba amazu yacu yarashishize yose, bari bafite imodoka byarahiye, mbega ibintu byabaye kuba ya Israel ntago babyumva nabo. Niyo mpamvu nk'urugero mweje muri turimo tubabwira, twarabwiraga tuti ubwo minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu bamubazaga bati kubera iki mwarashe kuri Irani, ubundi kuki mwagiye kwica bari abayobozi bayo. Icyo gihe minisitiri yibagiwe yuko ari minisitiri, arirekura aravuga ati ntabwo twari tuzi imbaraga z'ubushobozi bw'ibisasu bya Irani. Avugisha ukuri ati ntabwo twari tuzi imbaraga z'ubushobozi bw'ibisasu bya Irani, ntabwo bari bazi ko biriya bisasu bya Irani byaza bikarenga bwa bwirinzi bwabo, R1, R2, R3, Iron Dome, THAAD z'Abanyamerika n'iki bigatobora bikaza neza no kubutaka ngo ba. Ntabwo bari babizi kugeza aho bagiye barasara indege ya Netanyahu bakayirasa, bibereye muri Irani, bagahagarara muri Irani bagapima, bagatavuga ati ku buriri bwa Netanyahu turaharasa, bakagenda no kubura igisasu kikaza no kuburira ngo ba. Mbega no kuvuga ngo ubundi kuntu bimeze, no kuvuga ngo Israel ya nebwe yaratunguwe, ntago yari izi ko Irani ifite ubushobozi bungana kuriya. Ibi rero bivugwa na minisitiri, ndumva nta wundi muntu watinyuka kubihakana. Niba minisitiri ubwe yihira akavuga ati ubundi twaribeshye,
ikindi biriya bintu yabivuze yarakaye, yabivuze afite umujinya, ni nayo mpamvu yavugishije ukuri. Bari bamurakaje afite stress, bibona ko afite stress ukuntu, noneho bituma ahita avugisha ukuri, ahita babwira, ahita basubiza ati umva ntabwo twe tuzi uburemere bw'imbaraga za biriya bisasu bya Iran, ntabwo twe tuzi ko mbega biteye kuri iyi. Nubwo ntabwo baratunguwe, ntabwo bari bazi ko kugenda bakica bari abahanga, bakica bari abayobozi, ubundi bakabayishubije inyuma, wenda Iran ikihorera nk'ibisanzwe nkuko bisanzwe barasana bongera batuza barasana. Ariko ubu ngubu Iran yavuze ati ni ukubahana. Wabonye ko nayatora yishongoye akavuga ati ubundi ibintu turimo turakorera Israel ni ukuyihana, ni ukuyikubita akanyafu. Ya ni muri urwo rwego rero wowe waradukurikiye, nimba utarakanda subscribe reka musabe wikande subscribe, nimba nawe nimba utari wakanda like uzayita ukanda like, bura ka like ni keza cyane, like ni sawa cyane turabikunda, muze mudakandira mbere yo kureba kwazo yo banza ukandira like kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Reka tugushimiye waradukurikiye, ibihe byiza, ciao ciao. Ingagi Empire, kanda subscribe, share, comment ndetse ntiwibagirwe na like. Ingagi Empire, urubuga rwanyu.